ibihe byiza ko dukurikiye muri iyi video reka turebere hamwe ibintu 10 umugabo wese agomba kumenya kugira arinde prostate. Wenda angahe iyo tuvuze ngo umugabo wese abagore bahita bumva ko bitabareba, kandi iyo prostate y'umugabo wawe yapfuye cyangwa itari gukora neza, iyo prostate y'umusheri wawe itari gukora neza, nawe hari ingaruka zikubaho nyine. Urakomeza ubyumve, nawe uraza kumva ingaruka ugomba kumenya. Waba wazimubonyeho ugatangira kumubwira agatangira kwitonda. Icya mbere dukwiye kumenya ni uko prostate, uko abantu bagenda bavuga urwaye prostate iki n'ibiki, ariko abantu benshi ntabwo basobanura akamaro ka prostate. Ubundi prostate akamaro kayo ni ugukora ariya masohoro ubona. Nimba ukoze imibonano warangiza ugasohora, ayo masohoro uba ubonye ariyo asohoka aba akozwe na prostate. Noneho muri ayo masohoro niho habamo intanga zitagaragara n'amaso, izo ntanga akaba arizo zitera inda. Ayo masohoro rero amaze iki? Ayo masohoro akazi kayo ni ugutuma za ntanga zasohotse zikura, ni ugutuma za ntanga zibona ibizigaburira nk'isukari, amaproteine, amavitamine, kugira zikomeze zigira imbaraga, kugira zabashe kugera aho zigomba kugera, zibashe guhura n'intanga y'umugore maze zikora umwana. Turabizi nk'uko dukunze kubivuga, intanga z'umugabo iyo zimaze gusohoka zishobora kumara hagati y'iminsi 3 n'iminsi 5 mu myanya y'ibanga y'umugore. Kugira zimara iyo minsi 3 hagati y'iyo minsi 3 n'iminsi 5, nuko ziba ziri kubona intungamubiri muri ya masohoro umugabo akora, okay? Ya masohoro akorwa na prostate. Hanyuma izindi ntungamubiri ziboneka mu rurenda rw'umugore. Niyo mpamvu umugore udafite ururenda, nubwo yaba abona ibindi bimenyetso bya ovulation, ariko umugore utabona ururenda buri kwezi bigoye cyane ko yasama, kubera ko nyine aba abuze zimwe mu ntungamubiri zitunga za ntanga z'umugabo mbere yuko zijya guhura n'intanga ye. So icyo ni icya mbere rero. Icya kabiri dukwiye kumenya ni uko prostate y'umugabo uko akomeza gukura arengeje imyaka 40, 50 no hejuru, iyo prostate igenda itakaza imbaraga, ibura imbaraga n'ubwirinzi, noneho ikaba ishobora gutangira kurwara, okay? Urwara infection za prostate, cyangwa prostate yawe ikaba yabyimba. Impamvu prostate ibyimba muri iyo myaka, nk'uko twavuze ko mu myaka 40, 50 no hejuru umugabo atangira kugira icyo bita andropause, ni ukuvuga umugabo atangira gucura. Okay? Muri uko gucura rero imisemburo y'umugabo yitwa testosterone iragabanuka, hanyuma imisemburo ya estrogen ikagenda yiyongera. Aho akaba ariyo naho mpamvu usanga abagabo barengeje imyaka 40, 50 no hejuru usanga inda yarabyimbye, barabyimbye nyine barabyibushye, ukagira ngo ni ubuzima bwiza, ukagira ni imibereho myiza, ngo nuko afite amafaranga, kandi mu by'ukuri biterwa n'uko imisemburo ye ya testosterone yatangiye kugabanuka, iya estrogen ikiyongera. Ibingibi rero akenshi ugasanga bimugiraho ingaruka mu gutera akabariro, akajya arangiza vuba, akajya abura ubushake n'ibindi bibazo byinshi. So icyo umugabo rero wese agomba kumenya ni uko guhera kuri iyo myaka 40, 50, 60 no hejuru yagakwiye kujya byibuze ajya kwa muganga rimwe mu mwaka akajya ku muganga usuzuma imyanya y'ibanga, kugira bamurebere nimba prostate ye itarabyimbye, nimba itarajemo cancer. Ibi ngibi bica mu kumukora icyo bita touche rectale. Touche rectale ni ugufata izi ntoki bagazicisha mu kibuno cy'umugabo, bakajya kumva prostate ye nimba itarabyimbye, nimba itameze nabi. Ibi ngibi bikaba byatuma bamuvura hakiri kare. Nk'uko umugore wese agomba gukora ecography byibuze rimwe mu mwaka cyangwa rimwe mu mezi 6 kugira barebe nimba adafite ibibyimba muri nyababyeyi, ni nako umugabo nawe buri mwaka yakagombye kujya kwa muganga barebe prostate ye nimba itameze neza, nimba yarabyimbye, nimba yarajemo cancer n'ibindi. Usibye ukumukorera touche rectale, umugabo bamukorera icyo bita PSA, prostate specific antigen. Iyi prostate specific antigen ni ubwoko bw'umusemburo bapima mu mugabo kugira barebe ko
iyo prostate idatangiye gukora utunyangingo tuzavamo kanseri, kuko iyi kanseri iyo bayipimye hakiri kare bashobora kumuvura agakira neza neza nta kibazo, ariko iyo atinze nyine n'iyandi ya kanseri iva muri iyo prostate igakomeza gukwirakwira mu mubiri wose, ikagera mu magufa, mu bihaha, mu gifu n'ahandi hose, ugasanga upfuye uhagaze kandi abantu barabonaga uri umuntu muzima nta kibazo ufite. Ikindi cya kabiri dukwiye kumenya ku mugabo wese akwiye kwitaho kugira prostate imere neza, ni ukwirinda kugira ibiro byinshi. Usanga ko abagabo muri iyo myaka, niyo myaka nyine umugabo aba atangiye kubona amafaranga, niyo myaka umugabo aba atangiye kwinjoyinga ubuzima nyine, ugasanga noneho kuri iyo myaka nibwo umugabo atangiye kuryagagura nabi. Kuri uko kurya nabi rero no kunywa nabi, kunywa inzoga nyinshi, kurya nabi ibyo birimo amavuta menshi, amasukari n'ibindi, ibi ngibi bigatuma abyibuha. Muri kwa kubyibuha rero akenshi abagabo bafite icyo kibazo atangira kubyibuha inda nyine, agatangira kubyibuha inda, wakagira ngo ni imibereho myiza kandi ibibazo byamufashe atabizi. Uwo mubyibuho rero umushyira kuri risike nyinshi yo kurwara kanseri ya prostate, ariko nanone nkuko nabivuze bigatuma estrogene zawe zigabanuka, gutera akabariro bikakunaniraho, ukabura ubushake, ukarangiza vuba. Umva ntujye wumva unakeneye umugore, kandi muri icyo gihe akenshi uba warashatse umugore uruta imyaka, umugore we yifitiye ubushake bwinshi, agasanga umugabo we umva yarasinziriye byaranze burundu. Rero ugomba kwiyitaho hakiri kare. Ikindi ukwiye kumenya ni ukurya ibiryo birimo intungamubiri, cyane cyane zirimo antioxidant. Izi antioxidant zifasha cyane cyane prostate, ni antioxidant bita lycopene. Izi lycopene ziba mu mbuto zitukura, harimo inyanya, inyanya ziratukura, harimo ibinyomoro biratukura, harimo inkeri ziratukura, harimo ibyo bita radis n'izindi, cyane cyane imbuto zitukura. Imbuto zitukura zose, nimba uri umugore ukaba ufite umugabo ufite imyaka 40, uzajya uzimuhahira azihekenye abirye, bizafasha prostate kwirinda ko yabyimba cyangwa yavamo kanseri. Ariko nawe nimba uri umugabo ugomba kubyitaho. Ikindi cya kabiri ukwiye kumenya ni ukugabanya kurya inyama zitukura. Inyama zitukura akenshi umugabo yagiye mu kabari, yagiye kunywera akayoga, yagerayo akayoga akagasomeza brochette. Iyo brochette ni za nyama zitukura. Icya mbere iyo nzoga ubwo igushyira kuri risque yo kurwara kanseri, hanyuma ukongeraho brochette nayo ibikuba kabiri, none ukaba urirangije. Mu myaka nk'itanu ugasanga wararangiye neza neza, wazajya kwipimisha prostate ugasanga ibintu byaranze. So rero irinde kurya izi nyama zitukura, wirinde kunywa inzoga, ahubwo urye amafi, urye inkoko. Ariko inkoko tuvuga ngaha ntabwo ari bya bikoko bibyibushye, ni inkoko zitabyibushye, kuko inkoko zibyibushye nanone ziba zirimo ibinure. Ibyo binure byakwangiza imitsi itwara amaraso kuri prostate yawe, bikaba byatuma prostate yawe idakomera. Ikindi dukwiye kumenya ni ukunywa amazi, kunywa amazi ahagije. Iyo tuvuze kunywa amazi ahagije, birumvikana ko uba ugomba kunywa amazi buri mu gitondo, igihe cyose ubyutse unywa amazi. Noneho ugenda uyanywa buri munsi, ku buryo umunsi wose urangira unywe byibuze amalitiro 2 n'igice. Aho ngaho ntabwo ari ukuvuga ngo mu gitondo ugotomere litiro 1 y'amazi, ku manywa ugotomere indi, nimugoroba ntabwo ari cyo bivuze. Ahubwo ugenda uyanywa buhoro buhoro, ariko mu gitondo byibuze ukanywa menshi, kuko umubiri wawe uba wamaze igihe kinini ukora utanywa amazi. Ikindi ukwiye kumenya ni ugukora siporo iminota 30, kugenda n'amaguru, gukora siporo mu rugo cyangwa kujya mu majimu, byose byagufasha cyane. Ikindi ukwiye kumenya ni ukwirinda inzoga n'itabi, byo twabivuze, kuko izo nzoga kubera ikinyabutabire cyangwa uburozi bwitwa acetaldehyde bubamo, nibwo butuma imitsi yifunga, ariko bikanahungabanya imikorere y'imisemburo yawe. Hahandi uzasanga imisemburo yawe ya testosterone yaragabanutse cyane, iya estrogene ikiyongera, kakugiraho ingaruka zikomeye, bikaba byanatuma ubura urubyaro. Waba waratinze gushaka rero ukagera muri iyo myaka, pressure ya societe, pressure yawe wifitemo yose ituma ushaka urubyaro kandi ukora ibintu byatuma utabasha gutera inda. Ikindi ukwiye kumenya ni ugukora imibonano mpuzabitsina. Gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo ari ukwinjoyinga gusa. Kuri iyo myaka imibonano mpuzabitsina
igufasha gusohora ya masohoro aba ari gukorwa na prostate umunsi ku munsi. Ibi ngibi bikaba byatuma uburozi bwinshi buba buri muri